Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mboneyeho kubifuriza kugubwa neza kuri tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse muri studio tugiye kurebera hamwe amakuru y'ingenzi kandi agezweho n'amakuru mbazaniye rero muri kino gitondo hano kuri Region Info kuri mikoro ndi Bosco ninge tubana nk'ibisanzwe umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho kandi tubategurira. Ngiye kwinjira rero muri teritwari ya Masisi nkuzaniye amakuru y'ibyatangajwe cyangwa se y'ibyavuzwe n'umwe mu bayobozi ba AFC 23 ariko avuga yuko cyangwa se byatangaje avuga ko ari ubutumwa yatumwe cyangwa se yatangaje nyuma yuko abisabwe na mugenzi we umukuriye ari we Kiyongozi. Iyo bavuze Kiyongozi nyine ubwo no umuyobozi w'icyama muri AFC 23 niko babivuga. Umuyobozi w'icyama cya AFC 23 ni wowe watanze mu by'ukuri iyo message kugira ngo igere ku baturage. Ndashaka kukubwira rero cyangwa se kuva imuzi n'umuzingo byinshi abo baturage babwiwe na AFC 23 bo muri teritwari ya Masisi. Wiyumvire nawe mu by'ukuri icyo izi nyeshyamba zikomeje kugenda zibwira abaturage. Benshi mu baturage batabyumva, abandi barabyumva. Ndagira ngo rero tubive imuzi n'umuzingo turebe uko byari byifashe hano muri teritwari ya Masisi. Muri kino gitondo rero reka mbanze nisuhurize abantu mudukurikiranye muri mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo ndavuga abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba. Ndavuga abari mu mujyi wa Goma, abari Bukavu, abari Uganda mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'ababoneka mu myanya yindi igiye itandukanye. Mbahaye ikaze irambuye hano kuri uyu muyoboro wacu aho tugiye gukurikirana akantu ko kandi cyangwa se tugiye kurebera hamwe mw'abantu mwe amakuru y'ibigezweho, amakuru biramutse bivugwa. Na kindi kintu kindi nagusaba usibye kuba wakanda subscribe cyangwa se sabone niba ari kuco ya mbere dukurikiranye. Niba waramaze kubikora sava bravo, bamaze kubikora kabisa murabizi ko amakuru agenda bagiraho 5 kuri 5. Sibyo gusa ku muntu usanzwe udukurikirana nawe nongeye kuguha ikaze hano kuri uyu muyoboro muri amasaha mu gitondo. Rero bamwita guverineri wa AFC 23 Bahati Musanga Elasto. Uyu mugabo akomeje kugirira ingendo mu duce tugiye dutandukanye twigaruwe n'ubundi n'aba barwanyi cyangwa se n'izinyeshyamba za AFC 23 kuva mu majyepfo, mu majyaruguru ndetse akomeje kugenda rwose agira ingendo. Ubwo ndavuga amajyepfo ya Kivu y'amajyaruguru ndetse n'amajyaruguru ya Kivu y'amajyaruguru. Ntabwo yigeze ajya muri Kivu y'amajyepfo, ntabwo yigeze ajya rwose. Yagaragaye muri Masisi ndetse no muri Rucuru kuko yageze aho bita Nyanzare. Hano ni muri teritwari ya Rucuru Prito, ni muri teritwari ya Rucuru ibice byegereye ahangaha za Mweso niho yaje kugaragara. Ahita avayo n'ubundi yongera kugaruka rwose cyangwa se yongera kugaragara hano ubundi Masisi. Kuri nshuro rero uyu mugabo yongeye kugaruka muri Masisi, akaba yagaragaye aho bita muri Bashari Mukoto, ni muri groupement ya Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi. Ahangaha rwose mu gace bita Mpati cyangwa se hite Impati nkuko numvishe babitangaza cyangwa se yaje kugenda abivuga cyangwa se abigarukaho. Rwose uyu mugabo yavuze ati ni Impati. Yararimo aganira n'abaturage benshi kuko itangazamakuru ryari ryakubise, ibitangazamakuru byaturutse mu gihugu cy'u Rwanda byinshi rwose ibikorana na AFC 23 ndetse bya hano muri Republika Demokarasi ya Congo nabyo byamaze kuhagera, kubera yuko aya makuru mu by'ukuri yagiye akwirakwizwa n'itangazamakuru cyangwa se n'amavideo yagiye afatwa. Ariko by'umwihariko hari amavideo nyine yagiye ashyirwa hanze n'ibitangazamakuru mu minota igera kuri 30, hafi 30 rwose. Ni ijambo uyu muyobozi yaje gutangaza, ariko ntabwo yari ari wenyine nk'ibisanzwe, yari ari kumwe n'abamurinda. Kuva kuba murinda rero murabizi ko uyu mugabo akunze kugendana na administrateur wa teritwari ya Masisi cyangwa se navuga ko ari umuyobozi w'iyi teritwari ya Masisi ikomeje kugaragaramo izi ngendo z'uyu mugabo Bahati Elasto Musanga. Yatanze ubutumwa rero bukomeye cyane, ariko mbere yuko butanga avuga yuko ari ubutumwa yahawe na Kiyongozi wabo, ngira ngo muramuzi nta wundi uwo yavugaga
ni General Sultan Emmanuel Makenga, bamwe muramuzi abandi muramwumva, ariko kubera ko ikoranabuhanga ryamaze kugeza ibintu ku rundi rwego, cyangwa se ikoranabuhanga ryamaze kuba ikintu cyagutse, isi yabaye umudugudu, isi yabaye akantu gatoya, mu by'ukuri umuntu umumenyaho byose nta n'ikintu na kimwe utaranamubona cyangwa se ngo mve bavuga ngo nguriya ku musozi wo hakurya. Uyu General Sultan Emmanuel Makenga rero muramuzi, yahaye ubutumwa bukomeye cyane Bahati Erasto Musanga, aramubwira ati genda ubwire abaturage bari mu bice tugenzura, ubabwire gutya na gutya. Abaturage b'Impati hano muri teritwari ya Masisi aho yari ari nyine, habanje kugenda hanyuraho abayobozi bagiye batandukanye bazanye nawe, kubera ko ariwe mushyitsi mukuru wageze muri kano gace, urumva niwe wagombaga kuvuga ijambo nyine nk'umushyitsi mukuru risoza. Murabizi ko mu birori byose umushyitsi mukuru aba agomba kuvuga ijambo nyine ku munota wa nyuma, cyangwa se mu bihe nyuma, kugira ngo ibirori bihite bihumuza. Nta muntu wundi uvuga nyuma y'umushyitsi mukuru. Bahati Erasto Musanga mbere yuko ajya avuga, amakuru avuga ko yari kumwe n'abarimo John Imani Inzenze, umwe mu bagabo byagiye bivugwa ko yaba yararasiwe mu mirwano, ariko akaza kugaragara ari muzima, kuko ubu yamaze kugirwa n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri izi nyeshyamba za AFC 23, akaba ashinzwe icyo bita ubutasi ndetse n'iperereza. Nirwo rwego ashinzwe. Ni umugabo uherutse no gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera nyine uruhare ashinjwa kugira muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo ntabwo rero byigeze bikuraho ko ari mu bitabire cyangwa se mu bagaragaye muri ibi biganiro bikomeje kubaho hagati ya AFC 23 ndetse n'abaturage mu nce zigiye zitandukanye, cyangwa se mu myanya igiye itandukanye. Rero nawe yagize ibyo avuga, cyangwa se yagize ibyo atangaza, ndetse n'uyu Bahati Erasto nawe yaje kugira ibyo atangaza. N'uyu nguyu Emmanuel Ndizeye, administrateri wa teritwari ya Masisi, nawe agira ibyo avuga. Byose rero nta kindi kintu kiriho usibye gukundisha abaturage AFC 23, cyangwa se uyu mutwe rwose, kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba bawiyumvamo, cyangwa se bumve nyine ko ari umutwe bagomba kuza nabo bagafatanya nawo, nk'uko yaje kugenda bitangaza, cyangwa se yakomeje kugenda bigarukaho. Gusa si ibyo yaje gukomozaho nanone byonyine, ahubwo yavuze ko kubo ngo bahanganye nabo, aho yavuze ko abaturage benshi hano muri teritwari ya Masisi abiganjemo urubyiruko kandi rukiri rutoya rwose, ngo bagize batya bajya gufatanya na Wazalendo nk'uko yabitangaje, ngo bamwe bajya gufatanya na FDLR. Uyu mugabo rero akaba yavuze ati ibyo bikorwa mu by'ukuri ntago dushaka ko bikomeza kubaho. Ati ntago dushaka ko bikomeza kubaho. Yavuze yuko ngo hari gahunda ikomeye cyangwa se ihamye bafite yo gufata abagize abinjiye muri iyo mitwe, bakabarasa, ubundi bakaberekeza muri teritwari ya Warikare, bakabakura hano muri teritwari ya Masisi, nk'uko uyu mugabo yaje kugenda bikomozaho, cyangwa se abivuga, ari we nyine Bahati Erasto Musanga. Yavuze yuko mu by'ukuri hari amakamyo menshi cyane y'aba barwanyi, cyangwa se y'uno mutwe yaje hano muri bino bice, cyangwa se muri no myanya, agomba apakiye abasirikare nyine n'ibikoresho, nk'uko yavuze ati ngira ngo mwabibonye, cyangwa se mwabashije nyine kubica kubona uko byifashe, ndetse mwabashije kubicira iryera, kuko yavuze ati turizera rwose ko buri umwe wese yabibonye ko amakamyo yamaze kuba yahagera. Uko byifashe rero, AFC 23 ngo irimo gutegura ibitero kuri abo barwanyi bari muri ibyo bice, ariko yavuze yuko mbere yuko ibyo bitero bitangira, cyangwa se yasabye ko mbere yuko ibyo bitero bitangira, abaturage ndetse bo muri bino bice bakabaye bitandukanya n'uwo mutwe bakemera bakagaruka muri bino bice. Yavuze yuko ngo abazagaruka bakirwa neza kandi n'ubundi ari bisanzwe. Ndavuga Bahati Erasto Musanga avuga ko
buri muturage wese wo muri teritwari ya Masisi asabwa kuza kubwira mugenzi we ko yavuze ati ni abavandimwe banyu, ni barumuna banyu, ni bakuru banyu, ati mugomba kubabwira rero bakava muri iyo mitwe yitwaje intwaro, kubera yuko ati ibyo byo baraza kuba mu by'ukuri bahura n'uruva gusenya. Yavuze yuko barimo gukorana rero hagati aho ngaho n'uyu mutwe witwaje intwaro wa FDLR. Avuga ko umutwe ugizwe n'abanyarwanda ndetse nta n'umwe ukwiye kuwishinga, kuko yavuze ati vuba bidatinze aba ngabo bazasohoka ahangaha, atariko twebwe ati tuzahagoma, ati tuzaguma hano, ati ingabo zacu zizaguma ahangaha. Niko rwose uyu mugabo yaje gutangaza. Yanahishuye ko buriya ngo abarwanyi ba AFC 23 barimo kuboneka ku birongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line. Abarwanyi bose ba AFC 23 uyu mugabo yahishuye ko ngo buriya ngo rwose ngo bahabwa gatubutse. Yavuze ati turabahemba, ati turabahemba rwose, tubaha umushahara, ati kandi ikindi kiyongeraho cyangwa se ikigeretseho nyuma yo ko bahabwa umushahara, yavuze yuko cyangwa se yasobanuye yuko ati turanabagaburira, ati kandi bakarya bagahaga. Anongeraho avuga yuko mu by'ukuri nyine batajya bifuza, ariko aravuga ati yavuze ati izo wazalendo arini yavugaga FDLR, yavuze ati iyo FDLR yafashe abaturage muri ibi bice bakaba baragiyeyo, ati ikibabaje nuko nta biryo bafite, ngo bamwe ngo nta n'umunyu bafite, barimo kurya nta munyu. Avuga ko ngo baza gusahura inka z'abaturage kuziba, hanyuma bamara kuzitwara nyine akaba arizo babaga bakazirya, nkuko yaje gukomeza agenda bivuga. Ariko yavuze ati twebwe abo ku ruhande rwacu ati bameze neza rwose, ati bafunze guma cyangwa se bahagaze neza. Atanga urugero kuri bagenzi be bari aho ngaho bari bazanye nawe, yerekana cyangwa se ashaka kugaragaza neza nyine ko bameze neza. Avuga ati nimwitegereze murebe uko bambaye cyangwa se uko bameze. Uwo ni Bahati Erasto Musanga avuga ati mwitegereze murebe mu by'ukuri uko bameze, ati bambaye neza kandi ikigeretseho yavuze yuko bahabwa agatubutse. Ni nyuma yuko hari amakuru arimo kuvuga ko abarwanyi ba AFC 23 baherutse guhabwa amadolari 100 kuri buri umwe, kuri buri murwanyi rwose, ngo baherutse buriya guhabwa amadolari 100. Ariko bamwe bakaba baravuze cyangwa se bakaba baratangaje bati izi nyeshyamba nubwo zihawe amadolari 100 ngo kuva batangira urugamba nibwo bari bahawe amafaranga. Ariko bamwe muri abo barwanyi ndetse n'abayobozi babo n'ababashyigikiye barabihakana, bavuga bati ntabwo ariko bimeze, abayobozi basanzwe bahabwa mu by'ukuri plutôt abayobozi ndetse n'abandi ngo basanzwe bahabwa nyine icyo yavuze nyine nk'umushahara cyangwa se ayo mafaranga bishyurwa, amafaranga bishyurwa rwose. Yavuze ati basanzwe bayabona. Yavuze yuko abaturage bo muri bino bice hano muri kano gace ka Mpati bari barimo kuganira n'abaturage. Yavuze ati buri umwe ari we wese wifuza kutujoininga cyangwa se kwinjira nyine muri uno mutwe, yavuze yuko baza kumwakira kandi mu by'ukuri bazamwakira bakamuha byose n'ubundi bisanzwe nyine nk'iby'abandi barwanyi, agahabwa imyitozo ndetse amara guhabwa imyitozo rero akigizwa nyine muri uno mutwe. Asaba by'umwihariko abo ngabo bagiye bajya gukorana cyangwa se bajya muri iyo mirwano aho ngaho muri iyo myanya kujya gufatanya n'inyeshyamba. Avuga ati byagakwiye cyangwa se byakabaye ngombwa yuko bava byihutirwa bakaza tugatangira gufatanya cyangwa se tugatangira gukorana. Yemeye ko mu by'ukuri bazakorana neza, yemeye ko bazakorana neza kandi avuga yuko bazabakira nyine bakabaha imyitozo nk'abandi bose. Uyu ni Bahati Erasto Musanga akomoza nyine ku baturage, avuga yuko bagiye gufatanya
na FDLR hano muri ino myanya cyangwa se muri bino bice nk'uko amakuru yaje gukomeza kugenda atangazwa cyangwa se avugwa hano muri ino myanya cyangwa se muri bino bice mw'abantu mwe. Ni Bahati Erasto Musanga rero umugabo mu by'ukuri ukomeje kugenda agaragara mu bice bigiye bitandukanye nyuma y'uko bivugwa ko yari agiye kwicirwaho bita guest house mu Rubaya. Uyu mugabo yaje kugenda yerekeza Rumangabo muri teritwari ya Rucuru anyura Nyanzare aza kongera kugaruka rero ubu tuvugana administrateri wa Masisi ndetse akaba yamwakiriye yakira nyine uyu guverineri Bahati Erasto Musanga ndetse avuga ko cyangwa se muri gahunda zihari biravuga ko ngo abo barwanyi ba AFC M23 ndetse nyine uyu muyobozi baraza gukomeza kugenda kabisa rwose banyura mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu myanya igiye itandukanye bahabwa batanga izo brief cyangwa se ubwo butumwa cyangwa se iyo message cyangwa se icyo nakwita nkaho ari amabwiriza. Bahati Erasto Musanga yavuze ko ibyo yagejeje ku baturage cyangwa se ibyo yatangaje ari message yahawe n'umuyobozi wabo mukuru nta wundi no bita General Sultan Emmanuel Makenga, ndetse avuga yeruye ashize amanga ko iyo message ya General Sultan Makenga ariyo kubwira abaturage ndetse si abaturage bonyine gusa n'abandi nyine muri bino bice ko rwose uyu mutwe 23 zino nyeshyamba ngo biteguye kubarinda igishoboka icyo ari cyo cyose rwose ngo biteguye kubarinda bakagira umutekano cyangwa se mu by'ukuri bagakomeza nyine kubaho mu mahoro. Yejeje abaturage ko umutekano wabo bazakomeza kugenda bawubona ndetse abasaba kwitandukanya n'iyo mitwe nyine igiye itandukanye. Bahati Erasto Musanga ageze muri kano gace ka teritwari ya Masisi mu gihe ibitero by'indege byakomeje kugenda bivugwa mu myanya igiye itandukanye bigambiriye guhitana abayobozi, bikavuga ko uyu mugabo ingendo ze rwose akomeje kugenda akora zishobora kuzamuviramo amazi n'ibisusa, ariko agatangaza ko bizeye umutekano nyine yizeye umutekano we ndetse n'uwa bagenzi be muri zino ngendo akomeje kugenda agirira mu bice ndetse no mu myanya igiye itandukanye cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye nk'uko akomeza kugenda bigarukaho. Ni ubutumwa rero yatumwe na General Sultan Emmanuel Makenga ndetse ikiyongereyeho yongeyeho nyine n'ibindi bye yifuzaga gutangaza, agaragaza ko bifuza kwakira bamwe rwose mu baturage ndetse n'abandi bifuza kuba abarwanyi ba AFC 23 ko igihe ari iki kugira ngo bajoininge cyangwa se binjire nyine muri uyu mutwe. Ubwo ni bumwe mu butumwa nyine yahaga abaturage cyangwa se yagezaga ku baturage muri bino bice cyangwa se muri ino myanya bagenzura. Ndagira ngo mu by'ukuri wumve nyine uko byari byifashe cyangwa se nagira ngo wumve uko byari bimeze, ariko mu gihe uyu Bahati Erasto Musanga yatangaga ubutumwa cyangwa se yagiraga ibyo atangaza mpati hano muri teritwari ya Masisi, Lawrence Kanyuka nawe yaje rwose kujya ku rukuta rwa X arandika byinshi cyangwa se agira ibyo avuga. Yavuze ndabona Bukavu ndetse na Minembwe by'umwihariko ibice bikomeje kuberamo imirwano. Yavuze ko ku isaa 4 ahagana ku munsi w'ejo ibitero byatangiye kongera kumvikana muri tuno duce, ariko yaje kongera gusa nkaho agaruka kuri ano makuru ndetse yavuga ko mu duce bagiye babohora muri bino bice bya Bukavu ndetse n'ahandi. Yavuze yuko rwose ngo bari gukurikirana ibijyanye n'ibikorwa remezo ku buryo ki bikomeza kugenda bikora neza cyangwa se biraza gukomeza kugenda bigirira umumaro abaturage. Ni mu gihe abaturage mu myanya igiye itandukanye cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye bagiye bashinja uyu mutwe w'inyeshyamba wa AFC 23 kuba rwose ngo waragize utya uyu mutwe wa AFC 23 ukagenda wohotera abatari bakeya cyangwa se
bamwe muri bo nyine muri bano barwanyi nk'uko amakuru agenda bitangaza rwose ngo buriya hari abafunzwe, hari abakubiswe ikiboko, hari n'abashyizwe muri n'umutwe w'inyeshyamba, ariko AFC 23 igigira itya ikabihakana ikavuga ko ibyo bitigeze bibaho na gatoya, ari ugushaka gusiga isura mbi. Ndetse uyu mutwe wa AFC 23 nk'uko bagenda babigarukaho